Twongeye kubasuhuza aho muri mu bice bitandukanye bakunzi b'Abanyuma TV, mwiriwe mwaramutse aho muri hose. Uyu munsi rero tubazaniye inkuru iteye ubwoba yabereye mu karere ka Musanze, hano ku kiraro cya Mukungwa aho bakunze kwita ku Kara, aho imodoka iri mu bwoko bwa fawa yavaga mu karere ka Musanze. Hari ahantu hacukutse mu muhanda, yikubise mu icyo cyobo, igenda iri kuzunga, ihurana n'imodoka iri mu bwoko bwa fuso, iyikubitaho, iza gutambuka. Iyo ngiyo iri mu bwoko bwa fuso iza guhura n'indi noneho iri mu bwoko bwa vatiri cyangwa se rava, yo irayangiza cyane, muri kubyibonera aho ngaho ku mafoto. Abantu bari barimo rero harimo abasore 8 mu iyo modoka, bafite ibikoresho by'ubukwe, bisa nkaho bagiye mu bukwe koko, byagaragaraga neza cyane. Gusa twabashije kuvugana n'umuntu umwe bisanzwe. Jewe nari mvuye mu rugo. Amazina ni Amazina ni Hakizimana Samuel. Yego. None watubwira ko bintu byari byifashe hano ngaha ku muhanda, nimba wahageze impanuka ari bw'ikiba? Nyine nje nari mvuye mu rugo kuza hano ku gasantere nyine. Yego. Ubwo nahageze hari imodoka. Agasantere kari hano hafi. Kamwe. Yego. Hano ku Kara nyine. Ubwo nahageze imodoka imwe irani nyine mwabonye irani. Yego. Yari iturutse mu mujyi kuja i Kigali. Yego. Ubwo hari icyobo gihari cyamaze igihe. Ubwo yaje ikubitamo ibura balance. Ibura balance ihura na fuso yari ivuye i Kigali, nayo ipakiye ibintu nyine yikubita, iri kwikubita nyine. Yego, ira modoka nini niyo yari ivuye mu mujyi wa Musanze, ibikubise mu kinogo, ibura balance ikubita fuso. Byaje kugenda uterero kugira ngo ibashe gukubita ira vatiri. Yego. Balance nyine ngo irebe ko igiye kugwa mu ruzi nyine rwa Mukungwa. Sibyo iga ku muhanda gwa hagati, ngo nibwo yagiye mu muhanda ubwira karavati nabwo kari kavuye i Kigali, kabuza aho kanyura gashaka gukwepa, umuhanda guba muto, yabigonga nyine byagiye. Bivuze yuko kano kavatiri ko kavaga i Kigali ndivi Musanze, ibura balance birayikubise, ivatiri buze ahantu yakwepera kubera hari mu kiraro. None wabasha kutubwira, wabasha kubwira nk'abakunzi bacu bakunze kudukurikira ku biganiro dukora, kuri video dukora kuri Nyuma na Kajongozi ndetse no kuri Abanyuma TV, ukababwira ese hakomerekeyemo bangahe, havuyemo bangahe bitabye Imana? Ese wabasha kutubwira wabasha kubwira nk'abantu bagukurikiye kuri channel yacu Abanyuma TV ndetse na Nyuma na Kajongozi? Urebye niyo manuka nta muntu wapfuye mu Kinze nyine, niba bamugejeje ku bitaro yapfuye ntabwo nabimenya nyine. Ubundi abakomeretse ni umwe wacitse ukuguru, undi ameneka muno mu mutwe nyine, umutwe gurarangara, wari ukureba mu mutwe, ariko nyine nawe yari akiri muzima, ntabwo yapfuye nyine. Undi nyine nawe yaviriyemo mu nda. Ndakeka ari abo ngabo. Mbese muri makeya harimo bangahe? Bari 7. Muri 7 hakomeretsemo 3, abandi bavuyemo amahoro. Sawa Hakizimana Samuel, urakoze cyane. Byose mumajije kubyumva ukuntu Hakizimana Samuel amajije kubitubwira ukuntu byabashije kugenda, imodoka imwe iturutse Musanze indi turuka mu mujyi wa Kigali, ndetse ko byaje guhurira ahantu mu kiraro, imodoka ibuze uburinganire yuko yari iguye mu kino. Ariko Uwiteka yamwumvishe ko yabashije gukinga ukuboko, nta wabashije kubitakarizamo ubuzima, bose bakomeretse. Twizera yuko kubera Imana bari buze gukira. Mwakoze cyane mwebwe mwabashije kudutega amatwi kwizi channel zacu, murakoze cyane, muri abantu b'agaciro.